Imana nayisabiye ikintu gikomeye cyane ngo igereke rwose umwuka wera yongere yigaragaze mu itorero mu buryo budasanzwe, kubera ko iyi torero ni itorero ry'umwuka kandi hari amategeko n'amabwiriza hano mu bigirira icyo atari cyo. Hano rero uhagaze hano bava mu mushoboro wa Kigali, amategeko ya Rimani ngendo w'igihugu ntabwo muri Kigali. Hano rero kuba witwa umupentekote n'uri umupentekote, amategeko n'amabwiriza yo hejuru barabihanira. Mbese tubiya kugira ngo basabe twitirwe ibyo turi byo kandi turi byo. Amen. Hano rero nari maze iminsi nzenguruka amatorero n'inama i Kigali bageze n'ahandi, hagira impungenge ko ndi kubona abantu babatizwa umwuka wera, bafite impano z'umwuka wera, babatijwe umwuka wera, bafite impano zitandukanye nka kuriya Pawulo yazandikanye kuri urwandiko rwa mbere 12, buri wese agira ikimwerekana nk'umwuka bamwe bahawe impano zo guhanura, abandi zo kuvuga mu ndimi no kuzisobanura. Yego, hari ikintu abantu benshi batajya bamenya, bishobora kubaho ko ushobora kuvuga mu ndimi ukazamara imyaka n'imyaka, ariko hakaba hari uburyo wawe kuzisobanura. Mbese tubiya noneho rero hari umuntu yibwira ngo iyo uvuze mu ndimi ugomba no guhanura, ntabwo ari byo. Noneho rero hari mu itorero harimo impano zitandukanye zigaragaza abantu ko bafite umwuka wera. Hanyuma rero izo gukiza indwara, izo gukora ibitangaza, izo kwizera, izo kurobanura imyuka, kakuriya kose muzibona ziri muri lisite bw'iriya gice. Hanyuma rero nkabona abantu byuze bagerageza bari hejuru y'imyaka 40-50, nkabona urubyiruko turaririmba, turasimbuka, byose turacuranga neza, turaririmba neza, ariko hari ikibazo dufite yuko nta mwuka, sibyo? Birasaba rero ko kandi umwuka mbese umuntu yarayibwirizaga akamushaka akamwinginga, yajya kubona akabona hakaba n'igihe uri wasubiye mu rugo wavuye mu rusengero cyangwa uri mu kazi cyangwa uri gukura ukumva urushijwe. Ibyo bihe by'ububyutse byabayeho. Ntabwo rero ndimo ndasenga Imana, ariko Imana yeretse ikimenyetso cy'ibyiza muri ibyo bihe bya Pentekote. Ntabwo nashatse kubishyira ku masosho media, ariko ndafite kuri telefone yanjye mfite amavidewo abantu bari kubatizwa umwuka wera, cyane aho twari twakoreye iterana umwuka wera yurukiye bwa mbere muri iri torero rya ADEPR bita mu Bigutu. Twahubatse icyumba cy'amasengesho, abantu bari bari mu cyumba cy'ibyatsi, ariko twahubatse icyumba cy'amasengesho. Nahoze mbona mwene data ambwira ko akora mu kigo gishinzwe kwihutisha iterambere harimo n'ubukerarugendo. Ndashaka rero nanjye kubakumbuza, muzajya muza gusura mu gihe kiri imbere, musure aho itorero ryanyu ryavukiye. Niba abandi bagenda bagasura bakora ubukerarugendo bushingiye ku iyobokamana, ndashaka kubabwira ko ibitangaza biracyakora mu itorero, impano zirakora mu itorero, hari ibikomeye, hari n'ibintu byiza dushobora kugira ku mateka yacu bikatwubaka kuri urugendo. Imana imugisha rero. Ntabwo rero nabonye ibyo bimenyetso numva nshimye Imana. Niyo mpamvu ndashaka na rimwe kuva mu bihe bya Pentekote, ahubwo ndashaka kubikomeza. Icya kabiri, ejo twari dufite umwana mu muryango, umubyeyi we yamusigaranye afite amezi 3, ariko ejo yarashyingiwe, ariko tugira ubukwe bwiza. Numva nshimye Imana nyuma y'imyaka 30, nyuma y'uko ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, kuba umwana yaba yari afite amezi 3, ariko ejo akavamo umugabo ufite ishimwe cyane ku mutima wanjye. Hama rero reka namwe mbashimire yuko mwatwakiriye, ariko nanabashimira icyumweru cyashize twari dufite umukristo wo muri paruwasi ya Kamembe witabye Imana ari n'ahabwa gushyingurwa inaha. Hanyuma tubasaba ko uza kudufasha kumuherekeza, abari bahari barabibonye, ndetse tubahindurira na gahunda. Hanyuma rero nagombaga kuza nanjye, ariko za kugira gahunda zimunguye kandi zihutirwa nazo, ariko ndavuga ngo kuko nari nabiyemeye ko nzaza hano, ndakomeza nsenga Imana ubutumwa Imana yari yampaye n'ubundi nzabubazanira muri kino cyumweru. Ndashimira Imana rero bishoboje. Amen. Rero murakoze iyo kwari kugira ngo nshime Imana kandi namwe mbashimire, ariko reka dusobe wa murongo ubundi twihute tuze kubona akanya ko gusengana. Karanditswe mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 16. Benshi mu Bisirayeli azabahindurira ku mwami Imana yabo, azagendera imbere yayo umwuka n'ububasha bya Eliya. Aho niho nshaka kuza gutsindagira cyane, bazagendera imbere yayo, imbere y'Imana nyine, umwuka n'ububasha bya Eliya. Asanganye imitima ya ba se n'iy'abana, n'abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, bategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Ntabwo ngaho tugarukirize
bwari ubuhanuzi marayika yahaye Zakariya ndetse n'umudamu we Elizabeth muri kiriya gihe cyo kuvuka kwa Yohana umubatiza wagomba kuba integuza Yesu Kristo. Amubwira uko umwana azavuka, amubwira uko azitwara n'uko azagenda. Yohana urebye ukuntu yambaraga n'uko yaryaga, ubuki bw'uruhura n'uruhu yambaraga, iyo urebye bagerageza gushushanya Eliya uko yameraga cya gihe ari i Karumeli akubita yica abahanuzi ba Bayali, asa n'igicaniro yongera kwigaragaza umuriro umanuka. Bahandika turimo ngo Eliya yarasenze umuriro uramanuka. Yego, ni ukuvuga ngo n'ibindi bitangaza byagiye bikora aho bahisha kumushaka bakaza bati umugaragu w'Imana, niba ndi umugaragu w'Imana ngaho umuriro niwururuke, n'ibindi bitangaza byakozwe nyuma. Kandi aza kugira n'undi musore wamukurikiye akora ibitangaza inshuro ebyiri kuko yari yabyisabiye witwa Elisa. Ariko tubona ko Yohana umubatiza nawe yagenderaga. Kandi no mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki, imirongo ya nyuma na nyuma mbere yuko twinjira mu isezerano rishya, iyo mirongo niyo isoza rwose icyo gitabo cy'umuhanuzi Maraki. Reka gisome kugira ngo ntaza kongeramo amagambo yanjye. Haranditswe ngo kugira ngo mbahe intangiriro, haranditswe ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo ni we uzasanganya imitima y'abana n'iy'abase, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Ibi byose bwari ubuhanuzi bwagaragazaga kwaba kuzabaho kwa Yohana umubatiza, kwaba no kuzabaho kwa Yesu Kristo. Kandi niyo usomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice bitatu, mu butumwa Petero yabwirije abantu ibihumbi n'ibihumbi ku munsi wa Pentekote, yarababwiye ibice bitatu umurongo wa 19 ngo mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe mu minsi yo guhembuka ibone ubw'isi ituruka ku Mwami Imana. Bitume Yesu ari we Kristo wabatoranyirijwe kera, uw'ijuru rikwiye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bisongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi rero abayo bose uhereye kera kose. Ngo Mose yaravuze ati Umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi. Urumva ibyo bintu ari ubutumwa Petero yahagurukanye ku munsi wa Pentekote, yavugaga kugendera mu mwuka no mu bubasha ya Eliya. Ndagira ngo rero tuganire haleluya haleluya amen. Noneho rero ariko impamvu tutagomba kujejeka nuko imbaraga z'umwijima turwana, kuko hari ubwami bubiri bukorera mu isi. Hari ubwami bw'Imana, hari n'ubwami bwa Satani. Ubwo bwami buhora burwananya buri gihe. Ariko twebwe mu bwami bwa Kristo mukoresha icyongereza nka in between, nta hagati na hagati, ahubwo ibintu birimo cyangwa ntibirimo. Niyo mpamvu na Yohana yeretswe mu byahishuwe akavuga ngo mukore ufite icyo mugaya, nk'iyaba byibuze wari ukonje cyangwa wari ubisi, ngo urakaye uzuyaze ngiye kukuka. Aba rero kandi ibyo mvuga nibyo biri mu mutima wanjye, tugizwa turi abana batoya tuzavuga Imana iduhamagara kuvuga ngo hari ikintu cyo kuvuga ngo niyemeje kwihana icyaha n'igisa n'icyaha n'igishobora kuzana icyaha, tugakurikira Kristo. Umugisha dufite uyu munsi nuko twamukurikiye n'imitima yacu yose. Haleluya haleluya amen. Kandi ijambo ry'Imana bakunda bankunda, kandi abashakana umwete nabo bazagira gute? Bazambona. Imana rero uyifata n'ibikubera. Ubu nonaha hari agashushanyo keza mperutse kubona, iyo unyuze hano i Masaka ubona indege iri kumanuka kugira ngo igwe i Kanombe, ubona ingana n'inyoni. Yego, kubera ko iri kure yawe, ukabona ndetse nta muntu wayicaramo ngo agwirwemo. Ariko iyo ugeze ku kibuga cy'i Kanombe ukayegera, ubona ko kumva ushobora gutwara n'amamodoka, ukabona ko urudege ni runini cyane. Hari n'aho twagiye kugeza Amerika ukagera mu ndege itwara abantu 400 ifite etaje hejuru mwicaye mugerekeranye, ruba ari runini. Cyangwa se ariko no indege ya Karigo isoyemo amamodoka na za burende ibitwaro by'intambara, hari indege za Antonov n'ibindi bya Karigo bitwara ibitwaro. Iyo iri mu kirere ubona ingana n'akanyoni, ariko iyo yegereye kumubona ko ari runini. Ni ukuvuga ngo rero n'Imana iyo uri kure yayo wibereye mu byawe warayirengagije udaherutse gusenga, Imana ikumera ntoya. Ariko uko wegera Imana nayo irakwegera, ubundi twabona kumenya
ingari, inini, irakomeye, irashoboye, ishobora byose ububasha. Nibyo Imana ndayizabekera. Ndabakumbuza rero gukorera mu mbaraga no mu bubasha bwa Eliya. Haleluya, haleluya. Amen. Ariko hari ubundi bwami tutakwirengagiza nabwo buturwanya. Hari umwuka rero nahishije muri iri si ijambo ry'Imana, umwuka w'umwuka w'abamarayika uri kugendagenda mu itorero no mu bakristo no mu bantu bacu no mu baturanyi no mu bavandimwe no mu bihugu hirya no hino ku isi. Uwo mwuka w'abamarayika rero mwarimu yambwiye ngo ariko ndashaka ko uza kuririmba nanjye kumuririmbyi, ariko ndababwira ngo oya mbabarira, umwuka ndimo nuwo gukubita no kurwanya no kwirukana abamarayika. Ndashaka gusengana n'abantu bawe uyoboye, tukirukana umwuka w'abamarayika mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu nabasabiye ngo ndashaka kuvuga amagambo ariko tuze kugira akanya ko gusenga. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero kubw'ibyo ndagira ngo mbasabe rwose umwuka ndaza kubasobanurira, ariko ikabaze babaze mwebwe muri hano abamarayika nkaba mwarabumvise ijambo ry'Imana, umuntu wasomye abamarayika ntabwo ari abemereye ahubwo abamarayika mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya ubumvise ndabona ari umwe, babiri, batatu, ni muri bake cyane, sibyo? Niyo mpamvu rero kubera ko nzi ko hari abantu benshi nanone bakagisoma Bibiliya, nahisemo ko mbanza kubasobanurira abamarayika n'uwo mwuka aho yavuye, ukizere ukigenda ukirwanya Isirayeli, Siriya za Palestina, Siriya z'abantu bagenda bagirana mu burasirazuba bwo hagati. Ndashaka kugira ko n'inkomoko yabwo, ariko uwo mwuka no mu buryo buri fisike no mu buryo busanzwe, ariko no mu buryo bw'umwuka ariko bishatse gusobanura. Abamarayika ndihuta kugira ngo tubone ko dusenga. Iyo usomye igitabo cy'Itangiriro ibice 36 ku murongo wa 12 niho hatangira kuvuga abamarayika. Abamarayika ni abantu bakomoka kuri Esawu. Esawu mwene se wa Yakobo. Esawu na Yakobo babazi uko bavutse ari impanga. Noneho rero ariko naratangaye, Imana yaravuze ngo jye nakunze Yakobo murutisha Esawu. Ibyo byo mwarabisoma. Nifuza kuganira n'abantu basomye Bibiliya. Yego, noneho rero aho hantu rero iyo wihaye kwivanga mu bintu by'Imana, Yesu yabivuga ngo ibintu byanjye bitazagusha. Hari igihe ibibazo ariko se Imana irangana bimeze nk'ibyo, ariko Imana ntiyangana, ariko nanone hari ubudahangarwa bwayo. Yego, hari sovereignty ikora igishaka, ariko aho niho hagaragariza ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'iki? Haleluya, haleluya. Ubuntu bw'Imana tujya turirimba mu buntu bw'Imana butangaje, nibwo bwavuyeho ngo byavuye ku gushaka kw'Imana, ngo si uko nari mwiza habe na ubuntu bwa Yesu cyane. Haleluya, haleluya. Nawe rero utekereza uko Imana ikwariye kuvuga ngo hari inzira gushima Imana, ubu ndi hano uciye ubufita kuko umutima ubabara, usengera abantu, ugira pasiyo, ugira kompasiyo, utekereza ibintu bita impaki, ishyira mu rugero rw'umuntu. Ntabwo ari byo gishakamo ni Imana yateyemo kuva akiri mutoya. Iyo nicaye hano ugatekereza ko muri metero zisaga 500 hari igitabo turanye Kibagabaga, hari umuntu uri muri tombone udashobora guhumeka, hari abandi bari muri wowe ejo bakazikura, hari abandi bagize guteka akariko tubarusha gukiranuka. Wowe ukaba wicaye wiregeye uri umusore ugenda wikaraga umukobwa, ugenda wikaraga umugabo, uri ukaryama abandi muri byose, tujye tumenya ko ari ubuntu bw'Imana. Haleluya, haleluya. Icyo gukira niyo mpamvu uyu munsi n'umunsi wo kugendererwamo mu bintu turi buganire, ntubikinishe, uze gufata umwanzuro izina ry'Uwiteka riramucyubahiro. Amen, amen. Noneho rero bariya bamarayika ndashaka kubwira noneho inkuru mwese musanzwe muzi, noneho murajya mwabumva neza. Nibo babandi mu kuva ibice 17, nibo babandi Mose yarwanije. Yego, noneho rero arabanesha. Icyo gihe dusomye ku murongo wa 8, yigize haza abamarayika barwaniriza Abisirayeli wambitwe Refidimu. Mumurikire nk'abanyeshuri gatoya. Noneho Mose abwira Yosuwa we yakiri muto ati guharaniriza abantu bagende barwanye abamarayika. Yego, bajye kuri front ufata intwaro urwanye. Ariko Imana iha strategy, iyi ngamba Mose wari urugamba kuba ari kurwanya. Mose we rero yarwanishije amafi, arwanisha amasengesho. Iyo yazamuraga amaboko Abisirayeli baratsinda. Yakwibeshyera amanura abamarayika bakabakubita byakatanye. Yego, kugeza ubwo Aroni naho bigiriye inama, baravuga ngo uriya musaza turabona ananiwe, reka tumutege amabuye kugira ngo
ngo akomeze bityo tubone ukuntu tunesha abakare. Imana idufashe cyane. Abakare nababwiye ngo mujye mwitonda ibintu by'Imana birakora. Niba abandi mu mbaraga z'umwijima, hari umusaza umwe uherutse gutumira mu iteraniro rya Pentekote yitwa Rwanda, umupasiteri wo muri Tanzania, afite imyaka 94, ariko aracyagenda na moto yari yaravanye yitabiharagure yegereje hariya ku mupaka yo kumufatayo, aracyafite imbaraga, amanuka na bisi asanga igihundwe mwageza saa sita z'ijoro, saa saba kigenda mugana n'akarabi kandi arababaza akonje kuva n'abaho ntabwo njya narababaza afite. Ni ukuvuga ngo rero aracyafite imbaraga zose mubajije, arabona ariko mbwira ibanga uri kugahe ati ni ukwigendera kubana n'umwuka wera. Haleluya, haleluya. Noneho turakomeza turaganira, arangije arambwira ati reka mwere, ati ubona uru rutoki ati ufite intoki enye n'igice, afite igikumwe cyacitse hano. Noneho rero ati intoki enye n'igice, ati uru rutoki rwanjye rucika, abantu bajya bavuga ngo abakobwa bazakubenga, nta muntu uzabona. Ati ariko ndashima Imana nize n'umusaza, ati umugore wanjye narambagije dushakanye mfite abuzukuru 70 ni benshi cyane kuko urumva umusaza abuzukuruje. Ati ntabwo yigeze abona ko ubundi ndafite gusenga. Ati rero ukuntu byagendekeye, ati nakuze ndi umusore nzamuka ariko mbana n'imbaraga z'umwuka wera. Igihe kimwe nterwa n'abayobozi, iwacu n'abayobozi mwebwe mujya muri Kigali mu muzungu abantu bose mubagiye muri Tanzania gucisha kugira ngo ntabwo rero nshaka kwigisha ariko iyo biba bivugwa. Noneho rero ati rero twe ntabwo bakina kandi kuko biriya bihugu nagezemo hari ibindi bihugu ukunzwe tugira muri byo mu Rwanda hari umwuka wa Gikristo, ariko hari ibindi bihugu ugeraho n'ubu natangira kubwiriza abazi ko ndi mu Rwanda n'imbaraga zo mwijima. Twarateze cyane kuko abandi bari basinzira ntibakina bahora basenga mbese turi kujyana. Noneho rero ati biriya rero abayobozi igihe kimwe ko natangije amatorero hirya no hino, nyakubahwa perezida w'Imana Imana bavukuririza mba n'umudari kubera ukuntu agiye ntangiza amatorero, akandi igihe kimwe arafate karaga pasiteri kabarusi bose tuzagateranira. Ati noneho tumukubite. Ati noneho rero baraterana bajyana ikipe yo kuza gutera mu. Ati igihe kimwe rero ugiye kubona ikintu kiteruye muri salo, ubwo rero ntabwo bajya babura inzira zo kunyuramo. Noneho rero ati ariko uko narasenze Imana yabibishuye, ati ngiye kureba rero mbyutse ufite ibitikiye muri salo, mufata itoroshi ngeze kubera ya masengesho yanjye usanga hari umugore wambaye ubusa aravuga. Bariya abantu rero ntibakina, abakora imbaraga z'umwijima nabo nta kanwa bakoresha, nabo nta bakina ibintu nk'ibyo gutyo. Ndavuga ngo Imana itampamagara afite imyaka 11 ngo niyumvire ijwi ry'Imana, nanjye hari nashobora kuzaba umurozi. Ibyo ni ubuntu bw'Imana. Reka mbikubwire nawe uraza gusanga ushobora kuba wari kuzabaho. Abakera ntabwo muzi ko iyo umwarimu waba ufite umwarimu ugira amahane ugiye gukererwa bakubwira ngo uzashyira ngo akabuye munsi y'ururimi ngo n'umudakubitwa ngo noneho muzagenda mukazakubita. Urabyibuka munyabinaga nyamara shamba baragukubitaga. Ukuvuga ngo rero kubera ko njye naturukaga kure kandi twe twigaga primere tutambaye inkweto, noneho tukagenda rero n'ibyo nageraga, noneho rero nkavuga Mana yanjye noneho harangiza twebwe barimo baragukubitaga byatanga. Noneho ugashaka kuza kubitwa ngashyira mu kuza n'ubundi nagera akandoba. Ubundi narangiza avuga ngo akabuye ngo ndagashyira munsi y'ururimi, ubundi ngo mutsirike n'ubundi shaka akandoba. Kuko muri ibyo bintu narabigizirana cyane. Noneho rero warwara amahumane ntabwo ari ushaka kwigisha, hari ukuntu batubwira ngo ugere mu karabe ngo hagati y'izere n'ibindi byose, urumva biriya bintu kandi ababigizera hari igihe bibagira kubera ko imbaraga z'umwijima zibikoze ikora. Ariko ndashima Kristo watwimenyekanije tukiri batoya, ubwo twari tuzakomeza tukarunguka gutyo kimwe n'uko hari abandi twakoranye bakikorera ibiceri kandi by'inzoga n'ibindi byose, ariko Imana ni bwa buntu bw'Imana. Haleluya, haleluya. Noneho rero bariya bantu rero mu biturage twebwe iwacu, ariko nawe ntajya useka, ushobora gusanga waje muri uyu mujyi ariko nawe yaravuye hiriya ndetse kure yawe. Noneho rero urumva haracyari bya bintu byo gucuragura kugira ngo utere ibyo murabizi mu biturage. Ariko bariya abantu imbaraga bakorana nazo nabo nta kindi uretse akanwa kuvuga kugira ngo ute ibintu nk'ibyo. Ibintu byabo byanabategeka kwambara ubusa bakambara ubusa, byanabategeka kurara bahagaze, byabategeka kujya ibintu nk'ibyo n'ikungu, byabategeka kugira munsi y'ururimi, byabategeka gukenyerera utuntu no kutwisegura gutya akabaro kabagenda. Ariko natwe ibi bintu birakora twiciyemo. Haleluya, haleluya. Hari igihe bigutegeka gufa ku buriri bwawe upfukame imbere y'itara, hari igihe bikubwira ngo genda muri jaride, hari igihe bikubwira ngo genda uri gusenga, hari igihe bikubwira ngo sengera umwana uri ku ishuri. Haleluya, haleluya. Hari igihe bikubwira ngo jya hano mu gashyamba usenge, hari igihe bikubwira ngo zenguruka umujyi wose, hari igihe bikubwira
kandi ukaza kwibonera ikimenyetso. Haleluya, haleluya. Hari igihe kubwira ngo urukera abandi bataragera mu rusengero wowe uzaze usenge Imana. Hari igihe kubwira ngo abandi bataraza muri repetisiyo wowe uzaze. Ibi bintu birakora tubishimira Imana. Amen, amen. Hari igihe kubwira ngo usekuru uzamura ibiganza. Hari igihe kubwira ngo urye ikintu runaka. Hari igihe kubwira ngo ibintu natwe birakora. Mose rero azamura ibiganza. Haleluya, haleluya. Narababwiye ngo hari ibimenyetso by'umubiri tujya dukora ariko bigirana na konegisiyo y'umwuka. Kuko kunikira telefone zitaragira rezo ahantu hose, hari iyo kugenda kurira n'igiti uri gushakisha rezo. Niyo mpamvu rero n'ibintu by'Imana aho ugera ugahura n'uko imbaraga z'Imana zakururukiye zigakora. Niyo mpamvu kuyoborwa no kugendera no gukorera mu mbaraga z'umwuka wawe. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Mose rero arasenga, amaze gusenga noneho rero ababereki baraneshwa mu izina ry'Uwiteka. Icyo gihe rero nusoma kiriya gice cya 17 mu Kuva uzabona ko Uwiteka yabwiye Mose ngo andike ibi mu gitabo bibe urwibutso ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibuka kw'abamaleki bakibagirana mu wo munsi y'ijuru. Ntumbaze impamvu rero bariya abantu mu rubyaro rwakomotse kuri Esawu nabo nta bantu nk'ibyo, ariko Imana yababwira kubera ubugombe bwabo n'ububi bwabo no kutihana harimo abantu baba barabaye akahebwe batazigira banayivuga muri suverenite y'Imana bavuga ngo nzakuraho rwose kwibuka kw'abamaleki bibagirane munsi y'ijuru. Ni ukuvuga ngo ni umugambi Imana yitangirije na bugingo n'ubu, ariko urwo rugamba rumaze gusozwa Mose yubaka igicaniro akita Yehova Nisi. Sicyo byasobanuraga ngo byaravuga ngo Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya abamaleki ibihe byose. Amen, amen. Ijambo narisomye mu Cyongereza, ibihe byose bakoresha ngo generation from generation to generation, kuva kuri generation. Haleluya, haleluya. Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya abamaleki ibihe byose. Nakubwiye rero mu bintu by'Imana no hagati na hagati habo, iyo uri mu bintu byayo haboneka izindi mbaraga zikurwanya. Mbese turi kujyana kubw'ibyo rero uyu munsi hari inkuru nziza ndakuzanye. Hari inkuru nziza ndakuzanye. Amen, amen. Abakare nababwiye abajene baraza kunyumva, hari imvugo bakoresha nanjye kubera ko n'abajene cyane zamaze kunyanduza ngo mbese muri gukubitirwa mu gafuka. Hari igihe muba muri mujyi wa Kigali mukamera ko bari gukubitirwa mu gafuka, sibyo? Reba ufashe ikunira ukashyiramo umuntu ukazirika n'ubwo waba umunyembaraga akaza mu bito wamukubiyaga ibibazo rero bikakugwaho ukamera muri gukubitirwa. Ariko kera hari ukuntu abantu bagenda bashushanya ibintu bitwa ngo umugabo uri mu kaga. N'umuntu yabaga intare ari ku butaka, intare ikaza imwirukaho ayihunze, yarangiza yagurira igiti akabona harimo inzoka, ubundi yajya kugwa mu mazi akabona nawe yarahari. Urumva umugabo uri mu kaga azajya ku butaka, azajya mu kirere, azajya mu ntuza, ni uwo gutabarwa n'Imana. Ariko hari inkuru nziza, nubwo bimeze bityo Imana ntabwo igihugu ikigira, haba hakiri ubutabazi bw'Imana. No mu gihe uzaba uri gukubitirwa mu gafuka haba hakiri ubutabazi bw'Imana. Haleluya, haleluya. Subiramo ngo hari ubutabazi bw'Imana. Imana ikumugisha. Turaza gusoza dusenga kandi dusenga tuvuga umubare n'imubwira amagambo usubiramo, ntabwo ari ibyo bavuga ubutumwa batekiye, ahubwo nagira ngo dukoreshe imbaraga zo kwakira. Haleluya, haleluya. La puissance de la confession, the power of confession. Ukatura ukavuga ibintu nabyo bigakora. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haba rero no mu gihe niyo mpamvu Dawidi yanditse zaburi nkunda cyane ngo ahari kurira kwarari nijoro, ariko gake kumusigaye guteka ushobora no kuba hari ibintu maranye imyaka n'imyaka ntiwari umuzi sinari muzi, ariko ndashaka gusengera uyu munsi ujye uri ikimenyetso cy'Uwiteka. Dawidi yarasenze muri Zaburi 86:17, Uwiteka we ugere ikimenyetso cy'ibyiza ngo kugira ngo abanyaga bose bamware bakibone, kuko Uwiteka utabaye ukaba umaze umubabaro. Izina ry'Uwiteka ryakubita. Mose we warakubiswe n'intambara n'umuntu babonye kugisha ibibazo n'ibyago n'amakuba, umuntu wabonye ubutaka bwasama bukamira abantu. Muri Zaburi ya 90 niwe wayanditse umurongo wa 12 ngo twishimishe ibiruta iminsi watubabarije, ngo ibiruta imyaka twaboneyemo imibabaro. Imana idufashe cyane, ntabwo ahora agahanze rero. Ni ukuvuga ngo hari waba uri kurira ariko mu kanya ugashoboka uri guseka, ntiwakira igisubizo cy'Uwiteka Imana. Muhure n'ukuboko kwiza kw'Imana kandi musengere kuko tujya tubona ibisubizo. Haleluya, haleluya. Turaza gusenga rero, turaza gusenga
ibyo urimo hari Imana yise gutaha kandi ubu utabaza Imana. Hano hari umuntu dusangiye guhamya yuko yabonye Imana imugirira neza. Impamvu rero ndagusenga bene data, ndagusenga kuruta ibindi byose. Yego nabwiriza nayobora nagira gute ariko kumva ubuzima gusenga nuko nahishuriwe nkiri mutoya ubuzima ko nzabubamo. Haleluya. Ni umurage cyane, ni umurage ntakuye kuri data, ntakuye kuri mama, kuri bene wacu, ariko nahawe n'Imana data. Amen, amen. Ndabwira abantu ndababwira ngo yewe amavi yanjye yangejeje aho ibihe bitageze. Kubw'ibyo niyemeje niyo ndwara nk'uko Mose yarwaye yarambuye amaboko, nanjye niyemeje kuzajya ndwara intambara zose ze. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo niba uhuye n'ikibazo mu rugo wisakuza se. Yego mbese biruya bigeze babaza pasiteri witwa Billy Graham, umwe mu babwirije cyane muri Bibiliya, aravuga ngo ariko umbwira amagambo atatu wabwira abakristo bawe Imana ikubwiye ko ugiye gupfa, umbwira amagambo atatu wababwira. Yabivuze mu Cyongereza ariko ndagerageza kubisobanura. Nababwira ngo ijambo rya mbere, ngo nababwira ngo bakristo ijambo rya mbere pray, mujye musenga. Umunyamakuru ngo mbwira irya kabiri nababwira ngo pray, mujye musenga. Ngo mbwira irya gatatu nababwira ngo pray, mujye musenga. Haleluya, haleluya. Niba mu buzima bwawe ibitorero uko riba kuturemagingo twabirimo mubona twagezeho, uvuye iwacu ukazaza ukagera hose, ni ubuzima busenga abantu bubaha Imana bakitanga bagakiranuka kandi bagasenga Imana. Haleluya, haleluya. Nagira ngo rero ntiwitirirwe ikitari ube ubuzima busenga, kuko abantu bose kuva mu itangiriro kugira ngo ryahishuwe, abantu dusoma bagize ingaruka no mu bugingo no mu tuvuze ni abantu babaga ubuzima busenga. Ariko inkuru nziza nakuzanye, hari Imana yakurwanya. Haleluya, haleluya. Hari kubona umuntu ukavuga ngo wamuka ubuhamya, nubwo muri iki gihe nabwo muka abantu b'abamarayika barateye ntabwo bagikungura ubuhamya bw'abantu, ariko twashobora kurara mu cyumba cy'amasengesho turi kumva ubuhamya tukaryoherwa, ukavana hano ukagira runaka ukumva umuntu akubwira ubuhamya ukumva urubatswe ukumva urazamutse, none ubuhamya busigaye bufite mu bw'amazu n'ibikerekana. Hari ibindi by'imbaraga z'Imana, n'amazu turayakeneye n'ibindi, ariko hari n'ibindi imbaraga z'Imana zikora. Ibyo nabyo tutaje kubibako gusa ku izina rya Yesu. Amazu n'amamodoka murayafite n'amagikorome, twara abasengeye mu mabati, duterera mu mabati, mugira za masters, mugira ibikiri, itorero ryigize ribaho ridafite umuntu wize, ariko Imana ikagira igira abasaza n'abakecuru, iri torero nzarikuza, nzarizanamo abantu bize, nzarizanamo abantu bafite inyenyeri zikomeye, nzarizanamo abategetsi, abayobozi, ibiki byose. Umuntu uri hano ufite akantu uri mu gisubizo cy'Imana. Amen. Haleluya, haleluya. Umuntu uri hano usa neza uri mu gisubizo cy'Imana. Umuntu uri hano ufite akantu wibitseho igihumbi ku mufuka uri mu gisubizo cy'Imana. Uri mu gisubizo cy'amasengesho y'abantu basenze. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hano rero njya kubwira abantu mu buhamya bwanjye, ni ukuvuga ngo nigize mpura nako mvuye hose, inkota ifatiwe hejuru, hasigaye metero nkeya ngo yinjiremo aho ngaho, ariko aho hantu nahakuwe n'amasengesho. Amen, amen. Aho twaba dusangiye ubuhamya. Yego ni ukuvuga ngo rero ariko habi nageze nahakuwe n'amasengesho. Kubw'ibyo nizera ko kandi nanone nahagaragara haremereye hahandi abantu babyifuza n'abagarakandagiye, nabwo ntabwo nahakandagijwe n'imbaraga z'abandi bantu n'abari banzi n'abakiraga kawe guteka ahubwo ntagejejwe n'abafite. Nizera ko hagize n'ahandi nanyura naho nzahakurwa n'amasengesho, kandi n'ahandi nazajya naho nzahagezwa n'amasengesho. Niba hari ikintu cy'agaciro nawe nkunze mu buzima, ntabwo aricyo nahawe na data na mama icyavuye kuri aya mafi. Aya mabiro ndayakumva. Haleluya, haleluya. Aya mamodoka n'amazu barata za Kigali za kiri yose, ni ukuvuga ngo icyo nshimira Imana ntabwo ari sheki data yari yasize yarasiye, ntabwo ari umunani yari yasize yaratanze, ahubwo ni ibyavuye. Sinabiteka nabyo. Niba hari uwo dusangiye ubuhamya nazamura ikiganza avuye ngo kubaho kwanjye ni Kristo, aho nageze n'aho nageze ni Kristo. Ariko rero kuri Musange 16 hari ikintu uri kurwana nacyo, ariko wibagiwe ko hari Imana yize gutsinda. Yego hari umuntu abaho umwana w'imfubyi aragakoba akazamo akazashaka, yamara kubona ageze n'igihe yashingiza agahura n'ikibazo agatangira kwiheba. Oya, hano hari inkuru nakuzaniye. Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya abamaleki ibihe byose. Haleluya, haleluya. Abamaleki bo muri 40 itorero rikivuka Uwiteka yarabanesheje, abo muri 60 yarabanesheje, abo muri 80 200 yarabanesheje,
2005 nubaka hano hari ibihuru najyaga mbanyura hari ibihuru ntawe wifuza kuhagura ikibanza no kugira ngo icyo gihe abamareki bari bariho Uwiteka yarabanesheje. Cyagiye bamaze kukwibura ugiye guturira hirya ibintu nk'ibyo ukaza ibintu nk'ibyo Uwiteka yarabanesheje. Cyagiye muri covid Uwiteka yaraturwaniriye yarabanesheje. Igihe hano nta winjiraga, insengero zifunze, amashuri yarafunze, amaduka yarafunze, akazi karafunze, indege zarahagaze, amamodoka yarameze nk'ibyatsi munsi, ntawe utambuka, ntawe ugenda, ntawe ujya munsi y'urugo, ntawe ugira gute, ntawe usuhuza undi, abantu bose bapfutse umunwa Uwiteka yarabanesheje. N'ibyo n'uyu munsi uko abantu kujya kwibagirwa vuba. Igihe watungwaga uyu munsi uri kwibaza icyo uzarya ukibagirwa ko hari ibitasohokaga mu rugo kandi nabwo bari niba ari igihe nariye neza muri covid ndakora. Haleluya, haleluya. Kugira ngo Uwiteka agaragaze ko yego ariko nabwo cyaragize iheba ko mvuye rwose yego. Ariko icyo gihe Uwiteka turwanyije abamareki n'uyu munsi arabarwanya n'abasaza azabarwanya kuko Uwiteka yarahiye ko azahora arwanya abamareki ibihe bingahe. Ntabwo mwabyumvise akurwanyiriza abamareki urakana imfubyi, akakurwanyiriza urakana akavuga kabyibutse, akakurwanyiriza bari kukurambagiza, akarwanyiriza ushyingiwe ukamara igihe nta mwana ukazabyara ukazakura ugashyingiza ukagira umukwe ukagira umwuzukuru ukazamuzukuruza uzarinda banagwa Kristo aguhamagara. Uwiteka ate kurwanyiriza abamareki. Mu gitabo rero cyo gutegeka kwa kabiri Imana yongeye ibwira Mose iramubwira ngo ujye uhore wibuka ukuntu bajyaga basanganira mu rugendo bene wanyu bakabica inyuma b'abasaza n'abandi bananiwe mu rugendo. Uyu munsi naje kugira ngo twifatanye n'abakristo gusenga kuko hari umwuka w'abamareki uri kudutwara abantu akadutwara abakristo bo mu itorero bari bakuze, abagore kumva ngo yabagushe mu byaha by'ubusambanyi, abagabo ntabwo bizi ariko twije mu maso y'umwuka. Abakristo muri iki gihe bagiye bajya mu ntege, hari n'abasigaye bagenda bigana ingeso z'abapagani, hari n'abasigaye bagenda biyorohereza utuntu utamenya. Hari aho baretse gukora umukwabo usanga bakoresheje ubukwe, usanga bafashe utuyoga badushyira mu twamverope tw'ikaki kugira ngo uko bazi ko ni mu butahe. Noneho rero ugasanga urimo uratinya amaso ya pasiteri ariko ntabwo utinya amaso y'Imana. Imana idufashe cyane ngo yamba ariko se umuntu dukorana ngo umubosi wanjye aje mu bukwe bwanjye simuhatanu gahiye z'ibyo byose n'ubundi iyo umuhaye agahiri cyangwa amusengerera iyo ataje agenda kwigira neza uriya yumva ari umurokore ariko aracyanze n'uri kwigira ngo aragushima ahubwo arakugaye. Iyo wemereye umusore akagushimashima n'ubundi aragenda akabibwira mugenzi we. Hano hari umukobwa usengera Kibagabaga ariko ntiyica
nubwo wabona muri korali cyangwa niba se ariko burya biri hanze burya n'ubundi baravuga emera umara amazi mbese kamwe isitari guteka kabiri. Haleluya haleluya. Uwo mwuka wo gutinya Imana yawe ikintu cyo kwiyorohereza ngo nicyo gituma Uwiteka Imana yawe nimara kugukiza ababisha bawe bose bakugose ikamuha kuruhukira mu gihugu Uwiteka Imana yawe guhaho gakondo kugihindure uzaba ukwiriye gukuraho rwose kwibuka kw'abamarayika ngo bibagirane bo munsi y'ijuru bose ntuzabyibagirwe. Amen. Haleluya. Ntuzagire gute yabwira abantu njya mbona mwarimu kwigisha serivisi ya nyuma ariko rwose pe usibona ko nawe ntabwo ari byo nishakamo si ibiki ibi bintu byatanzwe by'amaprotokole n'ibyubahiro sibyo ni ukuvuga ntabwo naba narabaye mwarimu mu mujyi wa Kigali uri mwarimu ngo nizazamuka mu rwego batiye y'uburesho nawe ngo ntangire nzamurimo ahubwo nibwo nagombye kurushaho guca bugufi no kubaho ubuzima busenga. Imana nabaye mwarimu hari inkora ntangiza amatorero ngo kugasaje noneho nazamutse bampamagaye abarimo nzamurimo noneho mvuye mu modoka wari utangiye gushaka umuhaza wa Bibiliya Bibiliya navanye igihugu yaremereye kugaragara noneho urashaka gusigara njye kurahita nta muntu afite ibyo byubahiro mwazanye ngo twitwaze Bibiliya mwaze Bibiliya yawe usigarane telefone uzakora igihe tuba dusigaye areba umushumba yaje haleluya ibiki byose ntabwo bizakomeza kuyitwaza kandi ngo bizagira. Imana idufashe. Imana nituzamurira ikintu dukorera dore bamwe bagiye kuva mu giturage kuri bajya kurya nzabandi tuziranye gufite amazu mwagije muri uyu mujyi w'icumbi igorofani nzabandi bagiye kubona akantu mutarajyaga ngo wahawe nifuza kukumucira umera n'ibindi byose. Imana nimara kugukiza no kugutabara no kukurengera uzabererekera abamarayika uzabatsemba ahubwo n'Imana izabakugiriye neza. Uri gukumva kiriya gikweto none wajyaga kweto utangiye kwiregeza. Uri gukumva ari umuzamu none ugize amahirwe ngo ujye uratusigiza umuzamu none utangiye kwiregeza. Uri gukumva nyagatwikira urisanzwe uragira ngo utangiye kwiregeza. Ahubwo uko uzamuka aba ari kurushaho guca bugufi niho hari ibanga ry'umuntu ukishijwe wamenye. Ibintu byo kwishyira hejuru umwuka w'abamarayika umuntu kogeza no kujya mu mwuka w'abamarayika uko Imana igira ikigukorera aba ari gusangira gushaka guca umwuka w'Imana usigaye iteka rikabikiwe. Amen amen amen. Noneho rero witwa Sawuli rero iyo usomye igitabo cya mbere cya Samweli ibice 15 ikintu cyatumye Imana imukura ku ngoma ni ukwanga kurwanya abamarayika. Imana rero yaramubwiye ngo umva rya tegeko ndashaka ko abamarayika bazakurwaho ntibiribukwe munsi y'ijuru uwo nzajya ashyiraho wese ajya akuraho abamarayika. Reka Sawuli rero agende aho kugira ngo amaze Sawuli ngo yica abamarayika uhereye hafi y'ukagije ngo hateganye n'Egiputa ngo afatamira umwami w'Abagadi ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi rero yari sekuruza w'abamarayika mbese kurwiyana barangije ngo bafata n'inyamibwa z'intama n'inka ngo azabituma Uwiteka n'abazabwira abatari hari Bibiliya bisetsa cyane. Abantu bamara kubona akantu mu mujyi wa Kigali barangiza bakagwa bamara kugwa bakazaza kubwira mwarimu ya mifuka 25 haleluya ariko kugira ngo Imana bayibwize ururimi haleluya nanjye kuko Imana niyemeje gutanga iya byose bari yavuze ndayibahaye n'ibiki byose mugakoma mu mashyi kandi musuka k'umugore wa kabiri mugakoma mu mashyi kandi musuka w'inzoga mugakoma mu mashyi kandi musuka ari igica samana mugakoma mu mashyi ndetse haleluya umuterankunga wacu wakoraye turaziranye n'ibiki byose kandi ukamuzi ngo ni igica aho umugore yakubise yaramumaze ariko kuko abazaniye umusanzu mukemera ntabwo muri kwirukana abamarayika. Umwana ufashe ikirengeza ngo muhagarare mu ijambo ry'Imana mukemera mukamuha amatindire mukamusengera mukagira gute kandi muzi ko ari igica. Biriya bintu n'ibiryo Imana yahoye Sawuli yaragiye ngo reka mugorore ngo reka mudokore ngo reka muzanire intama n'ibindi byose ubundi rero muzabiturire Uwiteka azishimye. Ariko hatomoka akana k'agahanuzi kitwa Samweli karagenda karamubwira ngo nikoye ngo mbese nubwo wigayaga wagize umutware w'imiryango ya Isirayeli yose Uwiteka yakubikisha amavuta mu mwami wa Isirayeli kandi akagutuma muri urwo rugendo akakubwira ngo genda urimbure rwose abanyabyaha b'abamarayika ubarwanye kugeza aho bazashirira. None se iki cyaguteye gutumvira Uwiteka ukikubira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka. Samweli ngo mbese Uwiteka yishimiye ibitambo byose kandi ibitambo kuko yamushyikira umubiri
nimwumvire Imana izina ry'Uwiteka ryagutura mugendere mu bw'Imana izina ry'Uwiteka ryagutura. Haleluya haleluya. Mba niteguye buri gihe kuri 108 nge mu Kristo nzahora ndi mu bintu byose kugeza hehe n'urwanya muri byo mu isi byose, ariko usigiye Yesu ibyo ntacyo byatanga. Niteguye nawe isi yose yanseka, wanseka nsuzuguye ahubwo bizansubikira mu Mana. Uko bizamera kose Kristo azabiganisha, ariko ikintu cyose uzazana uje kunyagura Kristo sinzakwemerera. Nta bya none nta bizaza byantanye na Kristo. Nta mugabo nta musore n'umwe w'abogare uzantanye na Kristo. Nta mugore n'umwe wagendera mu bave w'indi uzantanye na Kristo. Nta mafaranga nta kazi kazantanye na Kristo. Ujye kugurisha ubugingo bwawe kugira ngo ubone poromosiyo ntibikabeho. Nta bizaza nta bya none byantanye na Kristo. Bitware ibyasaze by'imyaka 50 n'ingahe, ariko nzakurikira Kristo kuzageza kure. Sinagiteka rero. Amen amen. We kurokora abamareki, we kubatorera, we kubashyira no gukurikira wumvira Imana. Kandi umutima ntabwo ujya ruswa. Iyo hari ikintu Mwuka Wera akomoreye urakimenya, aba ari kugenderamo izina ry'Uwiteka ryagutura. Ariko inkuru zizanye hari uwitwa Dawidi. Iyo usomye igitabo cya mbere n'ubundi cya Samweli ku bice 30, we yahuye n'ingorane aterwa n'abantu bitwa abamareki. Muri cya gihe Sawuli yari ari kumukurikirana kugira ngo amwice amugirire nabi, yari afite n'ingabo bari bashize robere bari kugenda bahunga barwana. Ngo igice cya 30 umurongo wa mbere ngo nuko Dawidi n'ingabo ze bagera i Sikulagi ku munsi wa gatatu, basanga abamareki abaki bateye igihugu cy'ikusi n'i Sikulagi, baje Sikulagi bahatwitse, ngo banyaza abagore n'abari bariyo bose, abato n'abakuru ntibagiye ngo bica, ngo ahubwo babanyaze barigendera. Bagize gute? Babanyaze. Ngo Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu basanga bawutwitse, ngo kandi abagore n'abahungu babo bose n'abakobwa babo babanyaze. Ndagira ngo ntabwo ari bya byateye ubu, ariko ubabarire wature ubwire mugenzi wawe uti ntukanyagwe Umwuka Wera ari. Haleluya haleluya. Ntukanyagwe ijambo, ntukanyagwe. Abanyarwanda rero bakubwirana, ariko ugira ngo ntukanyagwe. Kidire waranyazwe, hari wanyazwe abakobwa, wanyazwe abahungu bawe, abana bari kugenda baducika b'abasore bajyanywa n'abamari. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'ubuntu bwinshi, kandi uri Imana irondera imitima ukayimenya. Tugize umugisha wo kumva ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe rikoze mu mitima y'ubwoko bwawe. Aba bagaragu bawe n'abasha bawe batsinzwe n'ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe Mwuka wawe yabarondeye, arabamenya, arabemeza, atsinda imitima yabo, kandi abemeza kwihana, kwisubiraho